akadomo baranisa. Ndi umwe mu bantu batafite ubukene. Nari mbufite. Ariko ntago bushize. Kandi ndashima n'Imana, nje ntago ndeka gushima Imana. Yego. Cyambere nuko uzi ko mfite inzu yanjye. Cyo urakizi. Ndanakonfirima. Sindi wo gutizwa inzu. Sibyo ntago ndi mu rwego rwo gusabiriza nkuriya muntu uvuze ngo muraduha umufungo. N'ubu ngubu turi kuvugana mfite imodoka ndi kugendamo yawe cyangwa yacu. Ni mahwi ni ukuvuga ngo ni imikoranire turi kudutega iminsi. Abambonaga nigisha abana gukora amafirigo, amafaranga nsinyiye muri company still hari ibintu ndi bugure byo kwigisha abo bana. Ibishingwe rwose do ubwo ni ukuvuga ngo byahuye bihwanye. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV, tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi. Ndabashimira cyane mwe mwese mwakoze subscribe, utarayikora nyarukira kuri GASARO TV, ntacyo bitwaye ukande ako kazogera k'umutuku. Ngira ngo rero kuko mudahwema kungaragariza urukundo, mbasabe mu nyarukire ku ndirimbo nziza cyane iyo muri kumva muri background yitwa nta gusubira inyuma, ikaba ari iy'umusore cyangwa se umupapa rwose uzi kuririmba cyane, ndetse harimo ubuhanga, hakaba harimo n'inyigisho n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Nyarukira kuri YouTube channel yitwa Olivier Big, ukore subscribe ndetse wisharinge ubutumwa bwiza bugere hose ku isi, ndetse ndabizi neza kuzagaruka gushimira. Ndetse nanone nagushishikariza uri umukunzi wa filme ko wareba filme yitwa Rugozi series, ndetse ukanyarukira YouTube channel yabo yitwa ni Heza TV. Ndakubwiye ngo ni filme nziza ndetse ikinanye ubuhanga, uzagaruka unshimira. Ndagushimiye cyane rero wowe ugiye kubana natwe, ndetse nuko udahwema kutugaragariza urukundo. Ndagushimiye cyane. Mwiriwe neza, amazina yitwa Fidele Ntagazwa, abashinzwe logistic and operation muri Dova Business Company. Twifuje kubatumira nk'itangazamakuru uyu munsi. Turabakiriye rero muze mwisanga. Ndi kumwe na James, manager wa Dova Business Company. Ndi kumwe na AMAG the Black. So ni karibu rero. Ibindi numva nahereza manager akagira ibyo namwe abakiramo. Mwakoze cyane. Mwiriwe neza, Fidele arakoze cyane. Uko yabivuze nitwa Ndashimiye James Claude, abandi general manager w'iyi company Dova Business Company. Ni iby'ingenzi cyane kubakira hano, kwakira itangazamakuru cyane ko nta n'ikintu twakora mudahari. Ni iby'ingenzi cyane kubakira. Ikintu icyo ari cyo cyose dushobora gukora mudahari byagorana. Itangazamakuru ridufasha mu bintu byinshi, rifasha abantu iterambere, rifasha ibintu byinshi. So yaba kampani zigenga, yaba gahunda za leta, itangazamakuru ni ryo ridufasha kugira ibyo tugeraho. So rero ni iby'ingenzi cyane kuba mwageze hano, turabashimira cyane. Murakaza neza muri Dova Business Company. Ni company icuruza amamodoka, ariko tuyacuruza twayimporse. Nyuma yo kuimporta tukayacuruza tukanayakodesha. Hari uburyo bubiri ushobora kuguramo imodoka, ushobora kuyigura ukayijyana ukajya kuyigendamo nk'ibisanzwe. Hari n'uburyo ushobora no kugura imodoka ukayisiga hano mu kazi, tukayishakira akazi, ugakora business, ugafatanya natwe gukora business. Nyuma y'ibyo, nyuma ya car dealership, dukora ibijyanye na real estate. Ducuruza amazu. Ubucuruzi dukora rero n'ubu harimo kuyagurisha, harimo kubakira abantu amazu, harimo no kuyakodesha. Tumanaginga na properties z'abantu, amazu y'abantu cyangwa ubutaka, ibijyanye na properties z'abantu. Nyuma y'ibyo, ikindi cya gatatu gikurikira, dukora ibijyanye na visa, igifite aho gihuriye n'amaviza, guha abantu guhesha impushya abantu zo kujya hanze.
so hari abantu badafite umwanya, hari abantu batazi uko bagomba kubigenza. Rero turabafasha cyane nk'abantu specifically bashaka kujya kwa muganga, abantu bashaka kujya kwiga, tubafasha gushaka aho bagomba kwivuriza, tubafasha aho bagomba kwigira za universite, za kaminuza, noneho tukabafasha no kubona ibyangombwa, ibisabwa byose. So icyatumye urumva navugaga icyo dukora, icyatumye rero tubatumiza hano mu itangazamakuru, muri ibyo byose rero twaje kubona ko twaricaye turatekereza, dukora assessment, tuza kubona ko tudafite entertainment nabwo burya habanza itangazamakuru ariko hagakurikiraho na entertainment. Entertainment irimo abantu benshi, hari abantu benshi bakurikira entertainment, n'abanyamakuru mufasha entertainment kuzamuka. So twararebye tuza kubona ko AMAG ashobora kutubera, nyuma yo kubona ko ari umuntu w'umukozi, tuza kubona ko ashobora kutubera brand ambassador. Ni muri ubwo buryo rero twamuhisemo ko aza kubera Dova Business Company brand ambassador. Ni muri urwo rwego rero twari twabatumiye ngo tubamurikire AMAG the Black muri aka kazi kose tugiye gufatanya k'iterambere muri rusange, iterambere cyane cyane ry'abantu ingeri zose, cyane cyane ariko urubyiruko, gakurikiraho n'igihugu muri rusange, kuko abenshi muri twe ntago ari abantu bakuru cyane, ariko so urumva ariko urubyiruko rero turakataje. So rero twaje kubona ko AMAG the Black dushobora kudufasha, ni muri urwo rwego rero twaje kubamurikira AMAG the Black. Murakoze cyane. Murakoze nanone. Ndumva igihe tuba tugezemo, rero bose mushobora kuba mufite amatsiko, mwatangira n'umwanya wanyu gutangira kubaza ibibazo kugira ducunguze uburyo bwacu mwete hakiri kare. Dore ko na benshi muri mwe muba mufite ibintu byinshi byo gukora, hari utundi tuzi mugiye kujyamo, so niyo mpamvu twagerageje kubyihutisha kugira ngo twakire AMAG, tumuhe ijambo, first of all agira icyo avuga, noneho nyuma yaho turaza kubaha umwanya nk'abanyamakuru mugira ibyo mubaza AMAG cyangwa kampani muri rusange. Yes, murakoze cyane. Ni iby'agaciro kuba brand ambassador wa company yagutse gutya, kugira ngo ntabwo bihira benshi, ariko kubw'Imana hari ukuntu ugirirwa icyizere ukaba wa brand ambassador. Ubu rero kugeza amagingo aya ngaya ndi brand ambassador w'iyi company ikora ibyo byose bababwiye haruguru, habe gukodesha amamodoka, kuyagurisha, ama apartment n'ibindi byinshi bagiye bababwira ruguru. First of all ndashimira Imana. Burya Imana ni igitangaza, nubwo tutazi ibyayo ariko tugenda tubibona mu bikorwa. So ndishimye kuba ndi kumwe namwe, tujya duhura mu bintu by'ibiganiro byinshi cyane, tuganira ku bigendanye na showbiz, ariko magingo arangira ngo turi kuganira ku bigendanye na business. Ubu rero AMAG the Black ndi brand ambassador wa Dova Company, kandi ndishimye, kandi nzaharanira gukora akazi kose kagendanye n'akazi nshinzwe muri iyi company kugeza igihe abantu babonye ko nshoboye gukora. Ndumva ari ibyo nta bindi. AMAG agiye kudufasha kwamamaza ibikorwa byacu muri make. Urumva nk'uko nabivuze nk'umuhanzi, navuze ko AMAG yari umukozi, ni umuntu, ntabwo ari umunebwe, ntabwo ari umuntu wo kwicara, afite uburyo bwinshi azakoresha mu kwamamaza ibikorwa byacu no ku brand ambassador. Babivuze ni
mu buryo bwa advertisement, kwamamaza ibikorwa byacu nk'umuntu ufite influence nini muri societe. So nicyo kintu azadufasha ahanini, usibye ko hari n'ibindi tuzagenda dukorana buhoro buhoro uko iminsi izakomeza kwicuma, uko tuzagenda ibyo ari byo byose. Abantu barakura ntabwo tuguma ku kintu kimwe. Si ibintu umuntu yahita avuga nonaha, ariko dufitanye n'izindi business tugomba kuzakorana, ariko so far agiye kwamamaza ibikorwa byacu. Ibyo muri close yashizemo ko tutagomba kubivuga, ni ibanga rye ry'akazi. So nago muri close, muri article, muri contrat twashizemo n'ibyo birimo, ni privacy. Imyaka yo ntago ari ibintu bikomeye cyane, ni imyaka 3. Ego ari brand ambassador wacu, ariko ibindi byo muri contrat byo ntago byo ni arimo hazamo privacy. Murakoze cyane. Ndabivuga mu magambo makeya atari menshi, ariko akarusho kacu ku by'imodoka kwanza, cyambere ku by'imodoka akarusho kacu ni kubaha igihe. Nta hantu hake uzasanga abantu bubaha igihe. Ikindi kwemera isezerano. So muri slogan yacu hari ikintu kivuga ngo we value your choice. So duha agaciro amahitamo yawe. Kwemera icyo umuntu, donc ni ukuvuga, reka nguhe urugero. So ntabwo ndi mentioning company, ariko na abantu benshi bakora ibintu nk'ibi nk'uko wabivuze. So aba competitors bacu tujya twakira complaints nyinshi, ibintu nk'ibyo, umuntu akaza aturutse ahandi akakira complaints. Urumva ibintu ntabwo muri business ibyo bintu bibura. So twirinde ibyo bintu rero, nicyo kintu twirinde. Ako rero ni akarusho, honesty. Donc niba wemereye umuntu ikintu ukagikora, gutanga service nziza, punctualité. Niba ubwiye umuntu ngo imodoka izabigeza mu gihe runaka, ikabihageze. Ikindi n'ibiciro ntabwo ari kimwe. Ndabigusezeranyije yuko abazatugana bose n'abasanzwe batugana dufite ama references, abashobora gutanga ubuhamya, n'ibiciro ntabwo ari kimwe. So ibiciro byacu bisa nkaho biri hasi. So utwo ni uturusho 3. Ikindi nakongeraho ku bijyanye nsubiye nko kuri AMAG, impamvu twe turakarusho n'impamvu yemeye gukorana natwe, twebwe twamwemereye ibintu. Usubiye kuri cya kintu cya honesty, twamwemereye ibintu tuhita tubikora. Ntabwo ari ahantu henshi uzasanga bimeze gutyo. So icya kabiri ku bijyanye na visa nuko turagufasha mu buryo bwose bushoboka, guhera kuri step ya mbere kugera ku ya nyuma. Andi bishaka urumva kujya kwiga ni ikintu cyiza, kujya kwivuza ni ikintu cyiza. So tura following up kugeza unagezeyo, kugeza ukinariyo, kugeza unagarutse. Niko karusho kacu dutandukaniyeho gute n'izindi company cyangwa n'izindi kompanyi zikora ako kazi. Donc turi professionnel muri makeya. Uwatugana wese urumva harimo process nyinshi, tubiganiriye twageza n'ejo mu gitondo. Ngiye kubwira ati dukora iki n'iki kugeza ku ngingo ya nyuma. Ariko uwatugana wese nuko karusho nuko du following kuva dukurikirana procedure kuva ku munota wa mbere ukitugana kugera ku gihe aho uzanagarukira. Aho ni hahandi nakubwiye ngo iyo umaze kuganira n'umuntu, iyo umukiriya aje araza mukaganira, mukagira ibyo mwumvikana. Hari umuntu uzaza ashaka imodoka 10 icyarimwe kandi ahita asiga mu kazi. Hari n'umuntu uzaza ushaka imodoka imwe. So ibiciro rero biravariya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bwa mbere ngo ibiciro byacu biri hasi ugereranyije n'iby'abandi. Kubera ko hari n'ukuntu umuntu aza akavuga ati ngiye mfite amafaranga makeya, ariko twabikora gutya na gutya. Nta muntu dusubiza inyuma. So rero ku biciro kubijyanye n'imodoka, ibiciro byazo urumva ibiciro birahinda. Twubakira n'abantu, dufite amakontra n'abantu.
exactement ku mazu twubaka amazu yacu tukagurisha dufite ariko bon bitavuze yuko turi mu bucuruzi bitavuze yuko ushobora no kunzanira inzu yawe bitavuze ntabwo ntibisobanuye yuko ushobora kunzanira inzu yawe nyine nkabona ko ukayinzanira noneho ukama kontra nkayigucururiza cyane cyane ko dufite twebwe audience nini tugendererwa n'abakiriya benshi so rero n'ufite inzu ye ntabwo yatinya kuza akatubwira ariko cyane cyane twebwe twibanda ku mazu yacu ni imodoka yose kuko twavuze ngo we value people's choice our clients choice so ni imodoka zose ushaka hari imodoka zitandukanye hari hasi uraza kubibona hari n'imodoka abantu batazi rero tugendera kuri choice y'umuntu icyo ushatse nk'ubu hano hasi hari imodoka yitwa Pontiac nta wundi muntu mu Rwanda uyifite Pontiac Firebird nta wundi muntu uyifite uko umukiriya icyo yifuje nibyo dukora hari n'indi modoka yitwa Infinity Q56 V8 nta wundi muntu uyifite mu Rwanda so rero ntabwo navuga ngo ducuruza ngo Toyota cyangwa Hyundai no ducuruza imodoka zose bigendeye ku cyo umukiriya ashaka subiye inyuma ku kibazo bambajije cy'amazu amazu rero twubakira n'abantu ushobora kuza ufite amafaranga ariko udafite umwanya dufite aba engineer muri company urumva harimo departement nyinshi hari amamodoka hari amazu hari na visa abantu ari abantu babishinzwe ushinzwe iby'amazu ni engineer hakaba n'aba agent bagenda bareba bakavuga ati se kudevelopa ubucuruzi sene so nuko bimeze dushobora no gucururiza abantu cyangwa tukubakira abantu tukubaka n'izacu tukagurisha cyangwa tukamanaginga properties z'abantu amazu bibanza byose obaze the cheapest car so imodoka iciriritse nkuko nabikubwiye nasobanuriye muvandimwe mugenzi wacu ubona musobanuriye mbere so ushobora kuza imodoka ya makeya ni 6,5 ni miliyoni 3 n'igice murambabarira kuvanga indimi hano dukoresha indimi nyinshi hano dufite diversity harimo abanyakenya n'abagande dukorana so murabavanga indimi n'abakongomani b'igifaransa icyongereza n'ibiki so ariko imodoka ya makeya ni miliyoni 3 n'igice ariko to making sure ko imodoka igomba kuza ari sawa so ntabwo aba ari 0 kilometre ntabwo ari 0 kilometre ariko nk'uko abantu basanzwe batunze iby'amamodoka abakiriya tugira baza babizi n'uzatabizi turamusobanurira ni imodoka dukura mu Burayi twebwe twibanda cyane mu Burayi kuko niho haturuka imodoka nshyashya ariko hari n'abaza biterwa na choice yawe hari n'abaza bashaka imodoka izi 0 brand new za 0 kilometre nshyashya hari n'uza avuga ati ufite amafaranga mushobora kukuma yakozeho gatoya ariko imeze neza so rero kubera ko ari n'igihe hazamo garanti to making sure ko tuzanye ikintu kizima Yes, of course, hari usharuza akazana kashi nta kibazo hari nuza akavuga ati nzishura muri installment nabyo nta kibazo nkuko nabimubwiye dufite uko twumvikana nakubwiye ngo namubwiye ngo nta muntu dusubiza inyuma so rero ushobora kuza wenda ku modoka tuvuge wenda miliyoni 10 n'urugero ukavuga ati mfite miliyoni 7 so tukakwereka buryo kizo miliyoni 3 zindi zizaboneka natwe nka company of course dufite urumva umukiriya uje afite miliyoni 7 ntabwo nzamusubiza inyuma zafata za miliyoni 7 nshaka uko nongeraho miliyoni 3 mugurira imodoka ya modoka tuyikoreshe wenda habeho ubwumvikane bwo kwiyishura umuntu amwongeraho amafaranga you understand ariko ye gusubira mu rugo so hari uburyo bwo kwishura hari kwishura ukoresheje ukaza ugakoresha cash birashoboka ukishyura nyine hari abaza akishyura nka 70% ukavuga ati imodoka nigera hano
nzabaha ayandi. Icyo ni icyiciro cya mbere. Hari icyiciro cya kabiri cy'abavuga ati ngewe nzishura akaza akahita yishura yose. Birashoboka, biterwa n'umubano tuba dufitanye. Ubwo ni umuntu uba utaraje, tuba dufite ubwo good reputation, aba ari umuntu wamurangiye diferanse nziza, donc aba afite referanse nziza, aba afite uwamubwiwe murekomanze akavuga ati hariya bakora neza, genda rwose uhita uyabaha. Hari abantu hano tugira aza nanirirwa nadusaba kontara kubera cya cyizere twabitse mu bantu, abantu bacu. So abandi undi wa gatatu ni cya cyiciro cya gatatu, ni wa wundi wa installment. Wa wundi wa installment sasa we turumvikana. Ubwo urumva hazamo uburyo bwinshi. Ntabwo byari byose abantu ushobora kumvikana mu buryo bumwe. Abantu bazaza ari nk'ijana wenda bafite wenda tuvuge n'abantu 100 bafite uburyo bwo bavuga ati tuzishura muri installment, ntabwo twumvikana kimwe. So niyo mpamvu navuze ngo habaho ubwumvikane, ariko tukamworohereza kugira ngo agende abaye saved kandi natwe donc impande zose zibe ari fair. Dukorera hano Gikondo, hano ku kiliziya ya Gikondo. Harimo ama office, abantu benshi babazi ko ku kiliziya nta ma office ahari, ariko harimo ama office. So urabona ko dufite na parking nini, iyo bibaye ngombwa zatubanye nyinshi tuzishira hano. Ashobora no iyo tuzizanye ari nyinshi tuzishira hano. Dufite na showroom Kagugu, tukagira na stand muri Majerwa, tukagira na stand muri Dubai Port. Gira ngo kuri icyo kibazo dusabaganya wanavuga nimero za telefone kuko birafasha. Ndakenera kubaza ikibazo. So nimero, hari abashinzwe kwakira abakiriya. Nimero mushobora guhamagaraho ni 0789 12 688 86. Ndongera zisubiremo ni 0789 12 688 86. So ariko ushobora guhamagara n'indi nimero, ntabwo urumva ntabwo natanga nimero imwe. Hari 0788 51 62 21. So uwo ni njyewe, akaba n'ushinzwe kwa marketing. Uwo niwe nari navuze, nitwa James. Okay. Burya baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Ni ukuvuga ngo nk'uko uvuze ibya famiye n'ibiki ndi mukuru urebye. So rero ntabwo nshobora kwibuza amahirwe mu buzima yo kuba nakora akazi nk'uko nasinye amasezerano yo kugakora. Kera byajyaga biza bikaba ukundi kuntu, ariko ngira ngo nta company n'imwe twigeze dukorana ngo sinoze amasezerano yayo. So rero nahangaha bityo singomba guteshuka ku ntego yo gukora akazi niyemeje nuko twakumvikanye. Yego. Kandi ndashima n'Imana, nje ntabwo ndeka gushima Imana. Yego. Okay. Ngomba kwigengesera nkashyira no mu bikorwa zimwe mu ngingo zigize amasezerano, sina zimwe zose mu ngingo zigize amasezerano, ku buryo ngomba kwerekana nyine ibyo navuze. Urabizi ko bavuga ngo guhiga umuhigo no kuwihigura. Ngomba guhigura imihigo yose iri muri contract. Nigeze kubivugaho kare, twebwe ntabwo turi limited. Ni company limited, ariko ku bijyanye n'iterambere ntabwo turi limited. So ntabwo tuzahagarara gukomeza gufatanya n'abandi mu gihe tuzaba tubona ko bakenewe. Ntabwo tuzahagarara kabisa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nigeze kongera nabigarutseho mbere muri statement natanze mbere.
AMAG twabonye ko ari umukozi, tutangirira kuku ikibazo bagiti yambajejeho niba tugiye ibyo tugiye gukora. Nge company na AMAG, so ni ukwamamaza, ariko nyuma yo kwamamaza uko umusaruro uzajya ugenda uzamuka, umusaruro azatanga, tuzakora n'ibindi, noneho tuzashira no mu itangazamakuru. Hari igihe ntabwo byaba ari igitangaza mwumvishe ko AMAG wenda yagiye Dubai kurepresenta Dova business company, yagiye mu Burayi, cyangwa ari izindi business turi gukora hano mu Rwanda ariko zirimo AMAG. Icyo bivuze dushobora gukorana na AMAG, ariko tuzagura n'imbibi tugenda dukorana n'abandi. AMAG afite kontra ye, afite ibyo ashinzwe, dushobora no kureba abantu tukavuga tuti wenda nawe dushobora kugushinga ibi, cyane cyane ko turi na company nini kandi turi kwitegura gukora ibintu binini cyane. Urumva rero tuzakenera abantu benshi, tuzajya in partnership n'abantu benshi, ntabwo tugarukira ku muntu umwe. Ku myaka y'uburambe ni imyaka 5, ariko officially tumaze imyaka 2. Ku myaka y'uburambe urumva cyagiye mutaraba official, mutarisetinga neza, nk'abantu b'abajene mukiri gushakisha amafaranga. So urumva icyo gihe cyose twamaze imyaka 3 ibintu tutarabigira official, ariko aho tubigire official hashize imyaka 2. Abanyamakuru ni ingenzi cyane. Yego. Ndi uwo kwamamariza amazu agomba gutizwa, icyo ni ikindi. Mfite imodoka urabizi, ubwo ni mu cyiciro cyanjye, ahubwo ndifuza kuzagera muri iyo ngiyo iruti yanjye. Ariko ufite iki nguha iki, icyo nacyo ukimenye. So ntago ndi muri gahunda yo gufatanya, ndi umufatanyabikorwa mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa. Ntago ndi mu rwego rwo gusabiriza nk'uriya muntu uvuze ngo muraduha umufungo. Yego, ntago rero turi mu rwego rumwe. Njyewe icyo navugaga rero, ndi mu kazi nk'uko bisanzwe, ndi gushakisha amafaranga, n'ubundi urabizi ni umufungo nk'uko yabivuze, ariko sinteze amaboko. Ndimo ndakora kugira ngo nanjye nzabone ibirenze hejuru y'ibyo mfite. So nuko nguko Dova company turi gukorana, ariko urambaje ngo icyizere n'ubu ngubu turi kuvugana, mfite imodoka ndi kugendamo yacu. Imodoka yacu ndi kugendamo, ariko mfite n'iyanjye. Ni ukuvuga ngo ni gisake yaziritse dendo. So rero ni iby'agaciro cyane gukorana n'abantu, kandi ikindi kunguka ubwenge muri business ni ibintu by'agaciro cyane, kuko hari byinshi nubwo nzaba ndi kwamamaza, hari n'ibyinshi nzigiramo bishobora kuzamfasha mu buzima bwanjye bw'imbere yanjye hazaza. Yego, ni mahwi ni ukuvuga ngo ni imikoranire ni iki? Ni ugufata ibikorwa ufite n'undi akafata ibyo afite, mukabihuza paka mwese mugeze ku ntego mwifuza. Studio irahari, niho nzajya nkorera ibyo bintu, na kamemu nawe urabyumva. Ndumva nta kintu navuga cyane kuri ibyo bintu, kuko biri kumvikana, ntabwo ari ibintu biri hirya no hino. Yego, hari abagura imodoka bagazisiga mu kazi, hari n'iza kampani. So twiteguye guserva, twiteguye gutanga serivisi nziza ku muntu wese uzatugana, hatabayeho disappointment habe na gato. Icyo nicyo sezeranyije abakiriya. Reka ngusubize kuri icyo kintu. AMAG ni umuntu ukomeye, ni n'umuntu uzi icyo ashaka.
hari ikintu tumukundira, ikintu twamukundiye muri company, positivity. So rero iyo ufite positivity, iyo wumva ko ibintu byose bigomba gushoboka, nta nubwo uza n'ikintu gishobora gusenya bya bintu biza byashobotse. Donc hari ibyo mwagezeho, hari ibyo mugiye gukora, noneho ugahindukira ukabisenya. Aya ntabwo twiteguye ibyo bintu, positivity kwanza. Reka tuvuge ngo wenda ngo haramutse habayeho ko tuzesa amasezerano, ari AMAG tumuhamagaye hano kugira ngo urumva ni influencer, ni urumva mwabimenye, yabatumiye hazaho ibyo mukamenye ko umustar ya AMAG umuntu ufite izina agiye gukora kontra ahantu, mukaza gufata ayo makuru. So bivuze ngo rero nawe muri kontra dufitanye nakenera yuko bisubira mu itangazamakuru, nta kibazo twebwe tuzaba dufite, kuko we niwe udutegeka icyo tugomba gukora. Yes, sinzi niba usobanukiwe. Okay, burya reka nihaye ijambo, sinzi nimba uko babifata uko bimeze. Njyewe ndi umuntu ngira ngo baravuga ngo bakiziritse ku muhoro. Yego, njyewe ngira ubwoba bwo kuba umushomeri mu buzima bwanjye, ariyo mpamvu ujya ubona nimba ndi mu tuntu tw'ubukorikori twa buri kimwe. So rero ntabwo nshobora kubona akazi nk'aka ngaka ngo nkatesha agaciro nzi ko ngira ubwoba bwo kuba umushomeri. Icyo ni ikindi. Icyiza cyabyo noneho ngiye kwagura bimwe mu bikorwa byanjye. Abambonaga nigisha abana gukora amafirigo, amafaranga nsinyiye muri company, still hari ibintu ndi bugure byo kwigisha abo bana, urubyiruko muri rusange, kuko ntago ndi umuntu umwe ku isi Imana yahaye amahirwe, n'abandi ndifuza ko twaba turi benshi dushobora gukora akazi muri rusange. Abifuzaga ko murabizi ko nacuruzaga amafi, nabwo ngiye kungeramo imbaraga mbifashijwe n'iki, ni contract. Ni ukuvuga ngo ni kontra umuntu abona ku buryo kugira ngo iyo utinze birapfa, kandi noneho n'uyubuze mu mutwe ibintu wateganyaga biragucika. Rero uwafashe n'uwarumitse. Jewe na Dova ubwo ngubwo mumenye ko nubwo ari njyewe, ntabwo ari njye bigiye kugira akamaro gusa, hari n'abandi bantu nzafasha nanjye, nk'uko Dova igiye gutangira kumfasha nkayamamariza, nanjye hari abandi nzafasha. Ndishimye rero, kandi Imana ibiha umugisha. Yego, nunganira ku ryo AMAG yavuze, ni gute twasenya ibintu turi kubaka nk'ibyo biri mu murongo mwiza nk'uwo? So ntabwo nibaza ko bishoboka, rwose. akadoma baranisa. Ndi umwe mu bantu batafite ubukene, nari mbufite, ariko ntago bushize, ndacyabufite, ariko ndi guharanira kubuhashya. So n'abandi bantu bose
mwifuza kubona ayo mapartema, amamodoka agurishwa, akodeshwa, abafite amakwe, abafite dufite n'imodoka zitwara imizigo, byose birahari. Abashaka gukora ama video clips, AB Godwin namubonye hano, abahanzi bose bashaka amamodoka ari VIP here. Noneho ikirenze kuri ibyo, mugiye kubona kuri album yanjye video zanjye zikozwe zirimo gahunda ya Dova. Ibishingwe rwose do. Ubwo ni ukuvuga ngo byahuye bihwanye. So ndishimye gusinya contract, kandi ndashimira itangazamakuru ryose ryahagaragaye n'iritahagaragaye, ubwo arandi ryagiye ariko biraza kubageraho. Ndishimye cyane kuba brand ambassador wa Dova. GASARO TV.